no ntago bishoboka ntumbwire ko na Emi nawe yafashe umwanzuro wo kujya gukundana n'uriya mukobwa ariko ubundi uriya mukobwa yabahaye iki ko ngiye ibyo bintu ntago babyumva ubundi yabahaye iki ni gute umukobwa aje agukundana n'umwana umwe wanjye mukuru bikanga akahita noneho atangirwa no gukundwa n'undi muntu none umukurikirana ibi bintu ako papa jyo ibi bintu nawe ibi bintu urabishyigikiye ibi bintu uri kumva ari byo ntago ngiye nabyumva ntago ibintu ntago bishoboka ariko ntago wagiye ugira ikinyabupfura byibura ukareka kuvugira mu muntu atarasoza ibyo ari kuvuga kindi kukubwira ko aka kanya mfite amakuru cyane ko yemewe yicaye akabinyibwirira nubwo wenda atabinyeruriye ariko yabinshiriye mu marenga yarambwiye ko ashobora kuba akunda uriya mukobwa wenda ikintu ategereje ni uko uriya mukobwa atizeye ko azabyemera atizeye ko bashobora kuzakundana kuko cyane uriya mukobwa mwaramubabaje hagati yanjye hagati yawe hagati ya Eme nako hagati ya John twese twaramubabaje twangije ubuzima bwe kandi ibyo bintu mujye mubizirikana nta bandi bantu yari afite twebwe gusa ariko ikintu twakoze twagize ute twaramwitakanye umuntu rero wamubaye hafi muri icyo gihe ni umuntu bita Eme wenyine niwe umuntu wamufashije rero Eme byaje kurangira amukunze kandi murabizi ko na mbere hose ngiye ikintu Eme yagerageje kumbwira nuko na mbere hose yahoze amukunda ahubwo wenda ikintu wenda yaharaniraga ari uko girlfriend we abayeho neza ariko mu gihe girlfriend we yigize ikigoryi yigize ikintu cy'ikibwa utamenya nta kindi none se n'ubuhe burenganzira dufiteho noneho akivuga ngo rero ngo John yigize ikibwa papa John yahise avuga ati ako papa njye nigize ikibwa ibintu byose simwe mwagiraga inama simwe mwambwiraga ngo ibiki n'ibiki papa aramubwira ati twe turi abantu sibyo ntabwo twari tuzi uko mubanye ntabwo twari tuzi ibiri hagati yanyu wenda twebwe twarazaga tugakoreshwa na emotion tukavuga ati dukeneye umwuzukuru dukeneye iki ibintu nk'ibyo byose bitewe nuko natwe twabishakaga cyangwa uko twabyumvaga cyane ko ngiwe mubara abo bantu ngiye wenda narazaga nkaherekeza mama wawe nkaza nkagira ute nta kintu cyinshi navugaga naracecekaga sibyo cyangwa se wenda naho mwabaga naho byabaga ngombwa ko nshyigikira mama wawe naramushyigikiraga kuko nubwo bwose nabonaga ari mu mafuti ariko naramushyigikiraga wowe wakoze iki wakabaye warashyigikiye umugore wawe mu mafuti ukavuga ati wenda nubwo bwose tutabyaye nubwo bwose bitagenze neza nubwo bwose byagenze nabi ariko twebwe nanjye ngomba guhagarara iruhande rw'umugore wanjye kuko ninjye tubana ninjye twashakanye niyo mpamvu rero nanjye narazaga nkemera niba mama wawe nibyo ari kuvuga byose wenda nshobora kumva ko ari amafuti yego harimo bimwe byari ibyanyabyura namwumva kuko hari hashize igihe kinini yari ategereje umwuzukuru ibyo nabyumva pe ariko n'igihe cyose yabaga ari mu mafuti nagombaga kuza nkamuhagarara impande nkamurwanirira ariko wowe wakoze iki wahise witakana umugore wawe ako kanya sibyo gusa ubundi dukumva uri umugabo nyabaki witakanye umugore wawe mwarashakanye niba wowe waritaka ari wowe wafashe intambwe ya mbere yo gutangira guca inyuma umugore wawe yo gutangira kumubwira nabi ari wowe wakabaye warabaye wa mbere mu kumuharanira ukavuga ati mwebwe muri umuryango wanjye ndabubaha ariko navuye mu rugo ngiye gushaka wenda umugore wanjye Isabella sibyo nabasize mbareba aka kanya rero mundeke mbane n'umuntu nkunda mbane n'uwo nshaka yabyara atabyara ibyo nge ntacyo bimbwiye we niba utarafashe umwanzuro ngo uvuge ati wenda mbabwiye gutya nk'umuryango wanjye ahubwo akaba ari wafashe umwanzuro uvuga ngo ndamutereranye uri kumva nge nari gukora iki nge nari kuza nkavuga ngo kunda Isabella kandi mbizi ko uri kumuca inyuma nge ikintu nakoze nashyigikiye umuntu nkunda nashyigikiye madamu wanjye we mu gihe rero utamushyigikiye ubundi si ubwo bugabo bwawe n'ubuwe rero mu gihe ibyo byose niba byarabaye nta kundi nge mfite uburenganzira bwo kwita nyine umuntu uri aho ngaho udashobotse rero ngewe aka kanya ntago wenda bya Eme mbizi ntago nzi wenda ku mubano wabo nta nubwo byitayeho ariko icyo kigikiye cyo niba Eme yarahabaye mu gihe utari uhari sibyo akahaba mu gihe wowe agakora ibishoboka byose wenda akavuga ngo n'uwo mwana Eme yamenye ko umugore wawe atwite gute kari wowe wamuteye inda wowe kuki utabimenya hakiri kare ubimenye se wari ubifitiye umwanya wari ufite wari kujya kuryamana n'uriya mukecuru wo mu kabari umwanya wari ufite wari kujya kuryamana n'umucuti wa Isabella juste kugira ngo mumubabaze hari ikindi ni igiki kindi wakoze kizima hari ikindi rega nubwo uri umwana wanjye
wenda birashoboka ko nyine niko kundi bavuga ngo umuhana avayo n'umuhana ajyayo, nako umuhana ajyayo n'umuhana avayo. Kiriya gihe rero yonza kukubwira wari kumva ku nkwanga, wari kumva ko ndi kukwifuriza ibintu bibi, kuko wari ufite ubushyuhe bwo kujya kuvuga ngo wowe mfite abandi bantu twaryamana, mfite abandi bantu natera inda bakambyarira bakagira ute, ntabwo wari kunyumva. Ariko aka kanya wanyumva, kuko nyine wabonye ingaruka zabyo, wabonye ingaruka zo gutera umukobwa umwe inda, ugatera n'umukecuru inda, ugatera n'umugore wawe inda, kandi umugore wawe aka kanya niba nawe wasubiza amaso inyuma, niba twese twashobora gusubiza amaso inyuma, ndakeka ko nta muntu utabona ko umugore wawe ni umwana mwiza. Niba yaremeye akavuga ngo ubanye n'inshuti ye, ntazinga kwake divorce, aka kanya akaba bizi ko atwita umwana wawe, akaba atarigeze avuga ati reka mwake divorce, nta muryango, nta hantu ho kuba yari afite, ahubwo agafata umwanzuro wo kugira ngo akubise wenda yiyahure agira ute. Ubwo uri kumva ari wowe n'uwo mugore, umuntu byibura wari ufite kwihanganira undi ninde. Rero nimvuga aka kanya ngo wabaye umuntu utadashobotse, utazi ubwenge, utagize ute, ntunyumve nabi, ahubwo wenda aka kanya niba nyine wenda agize amahirwe bagakundana, njye ntacyo bimbwiye, nta nicyo bintwaye. Noneho mama ahita avuga ati hoye ibyo ngibyo ntabwo byashoboka, umugore n'uwa Eme, nako umugore n'uwa John ntabwo ari uwa Eme, ntabwo byakunda. Noneho papa wawe ahita avuga ati uya aka kanya reka mbereke, nta mpamvu yo kwirirwa dushwana wenda ngo tuvuge ngo tujye mu bintu byinshi, cyane ko nta nabizi ntarabihamya, ahubwo reka mbereke, reka duhamagare Eme, noneho we aze hano atwibwiriza ukuri, atubwire ukuntu ibintu bimeze, aho kugira ngo dukomeze tujye tugenda dufata imyanzuro y'ibintu duhubahubutse. Reka noneho tumuhamagare, tumubwire ati we ngwino hano uze aza tubwize ukuri guhari, tukwakira uko nguko. Okay, baramuhamagaye rero, twagarutse kwa Isabelle, ari kumwe na wa mukozi we nyine wa wundi bahoze bakorana. Noneho bariyo umukozi ari kumaza se mabuja umeze ute, umwana ameze ate. Isabelle aramubwira ati sha ameze neza, nta kibazo, nuko ndi kumva ntangiye kunanirwa, nyine ndi maje gukura, ndakeka nyine vuba aha ngaha nshobora kuba nabyaye. Iwana wumve ko nyine meze neza, imari kunyitaho, nta kintu namushinja, n'ukuri kw'Imana imi n'umwana mwiza, nyine n'umwana mwiza. Noneho wa mukozi aravuga ati n'ukuri kw'Imana mabuja, niba hari umuntu nabonye w'umwana mwiza, niba hari umuntu nabonye uzi kwita ku bantu, caring abantu, nyine wakora buri kimwe cyose, atibaze Eme nyine umuntu tutaziranye, wenda nta nubwo yazaga mu rugo gake gashoboka, ntabwo twajyaga tuvugana ibintu byinshi, yarazaga nyine akaba ari wa muntu tugatera story nkeya, ariko agahita yikomereza, ntabwo tuziranye cyane. Ariko ibaze kwifata akavuga ngo niba nshaka amafaranga yo muri business, ninjya gukora business, natangiye kwikorera, bakabasha kwandastandinga ko byibura nanjye nakwiye guhora nkorera abantu mu rugo, nakwiye guhora ndi muri ako kazi ko mu rugo, ahubwo nkwiye gushaka ikintu nkikora. Akavuga ati nuramuka ukibonye uzaze, ngewe ubushobozi mfite nzagufasha. Ati Eme ni umwana mwiza, sinzi ikintu nakubwira, ariko Eme ni umwana mwiza. Ati kandi na mbere hose ngiye narabibonaga ko nyine wenda mu gihe wenda wabaga udahari, cyane ko mu gihe wenda utabaga ubyitayeho, yakwitagaho nyine, cyangwa se mu gihe John yabaye adahari, ari muri bya bindi byiwe, muri zazagara ziwe, wabonaga ko byibura Eme wo guhangayikiye, wabonaga ko mu muryango wose ushoboka, wenda uretse na mushikiwe nuko wenda bataba adahari cyane, ariko wabonaga ko nyine ewana Eme kwitayeho. Eme ni umwana mwiza. Wenda sinzi impamvu nyine wenda abikoraga, niba ari uko nyine uri beriseri wiwe, niba ari uko wenda simbizi, ariko nyine wabonaga ko nyine ahora guhangayikiye. Noneho Isabelle yaramubwiye ati shaki rero ikintu kiri kuntera sinzi kitanasobanutse neza, nuko Eme yaje kumbwira ko nyine yigize nyine ankunda ndetse anashaka ko binakunze uwo mwana ntwite wa bro wiwe yazakura nyine ari Eme umwitaho, akamubera papa mu gihe ntuza nyine papa wadahari. Noneho umukozi ahita amubwira ati none si ibyo bintu byanyabyo se maragukunda, ariko n'ubundi rata nkabibona n'ubundi Eme bigaragara nkaho gukunda, bigaragara nkaho nyine ukuntu abakwitayeho, ukuntu ubona nyine yakwitayeho cyane, bigaragara nkaho gukunda. Yego nyine mbere wenda nagiraga ni rwa rukundo rw'umukozi nako niba navuga wenda mu rukundo rw'umugore, harya wari umugore wabo. Ati niba naravugaga ati wenda nuko ari rwo rukundo nyine, wenda ashobora kuba yita ku mugore wa bro wiwe, akavuga ati reka mwiteho amere neza, mere gutya na gutya. Ati ariko nyine wabonaga ko harimo akantu, wabonaga ko byanga binoga hari ukuntu akwitayeho ukuntu. Noneho mabuja we aramubwira ati rero nyine
nibyo ngibyo ahubwo ubu ngubu nabuze ikintu nakora, nabuze ikintu ikintu nabikoresha. Ariko nanone wibuke ko nubwo bwose wenda yemashaka kuba gukunda cyangwa se girute, ariko nanone we ikintu yifuzaga cyambere na mbere wenda n'urwo rukundo rwe hari igihe nabonaga nkabona wenda nubwo kwitaho wenda nkaba nanabikeka, ariko wabonaga ko yarashyigikiye ko we na bro wiwe mubana, kuko yagerageje kubunga inshuro nyinshi. Kandi burareka nkubwiza ukuri, urukundo rwa nyarwo rimwe na rimwe ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose ugende ubyiyegekeho ngo wumve ko ari bwo ukunze umuntu cyangwa se ari bwo utanze urukundo rwawe. Wapi, ahubwo nyine kuba wenda bumva ko uwo muntu ukunda wenda yabaho neza, kandi nibyo yagushakiraga. Wenda niba yaravugaga ati wenda wowe na bro wiwe murakundana cyangwa se uramukunda, ukumva ko nyine agaharanira ko iteka wahora wowe na bro wiwe bimeze neza, akajya urwanira ishyaka. Urabizi ko yarwanye n'umuryango we, urabizi ko yasereye na bro wiwe, ari kugerageza kubumvisha kurengana, ari kugerageza ko kubumvisha ko nyine we bari kuguhohotera, wenda nubwo batamwumvisha ariko yarabigerageje inshuro nyinshi. Kandi buriya nyine urwo ni rwo rukundo rwa nyarwo. Rero wowe ugomba gushishoza ukareba ukavuga ati bimeze gutya na gutya, ariko njye mbona Imana umwana mwiza, nta kintu na kimwe, nta n'ikintu nyine mbona nyine cyatuma wenda umuhakanira. Yego wenda aka kanya sinakuvuga ngo uhite ubijyamo aka kanya, urasaba kubanza kubitekerezaho ukabanza ugatuza, ariko nanone wibuke ko ukeneye papa w'umwana, kandi papa w'umwana ntago agomba kuba John ukundi. Reka ntabwo byakunda, kuko ibaze niba John yari umuntu wagufashe akagutererana mu gihe wari umukeneye, ahubwo akajya kwiryamana n'inshuti zawe, akajya kwiryamana n'abandi bagore. Ubwo ntabwo numva ko uwo muntu yazongera kuba papa w'umwana wawe pe. Niba ubitekerezaho ibyo bintu bishyire mu mutwe wawe, ntabwo yagakwiye kuba papa w'umwana wawe. Ubwo rero wagakwiye guha amahirwe nawe ukagerageza ukareba. Ndabizi ko ushobora kuba utakizera, ariko byibura wibuke ko no mu bantu bagerageje no kukuba hafi mu gihe kibi wari urimo, muri icyo gihe cyo kugusereza, muri icyo gihe cy'iki, yari umuntu wagerageje kukuba hafi. Nibwo ushobora no kuba utamukunda, ushobora no kuba utamwiyumvamo, ariko wagerageza, kuko byanga binoga ukeneye umuntu nyine ugomba kukuba hafi, ukeneye undi muntu ugomba gutuma wishima mu buzima bwawe. Twagarutse rero kwa John n'ubundi hahandi nyine bari bateraniye. yaraje arinjira nta no kubasuhuza, ntacyo aricara, haravuga ati se papa ari mumpamagarije cyangwa ko ndeba mwateranyije inama, bimeze bite? Noneho papa aramubwira ati bise bimeze bite? Noneho aramubwira ati bimeze neza. Aramubwira ati se amakuru ya Isabella? Noneho aramubwira ati nibisanzwe nyine ameze neza. Ati se umwana twite bimeze bite? Ariko papa ubundi ibyo bibazo byose urabimbaza ngo bimara iki? Mbwira ikintu mumpamagarije hano, n'utakimbwira umbwire nigendere. Ibyo by'umwana wa nako by'umwana wa Isabella, by'umwana w'iki, ibyo ngibyo aka kanya nibwo mubyibutse, nibwo mwibutse se gutekereza ko Isabella ari umuntu, nibwo mwibutse gutekereza se ko afite agaciro ku buryo mwambaza amakuru ye. Mbaza ibyo mbaza, niba utabimbaza umbwire nigendere. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo binkuye mu kazi. Njyewe ndabubashye nk'ababyeyi banjye nje hano. Iriga njye nubwo mwakora amakosa yose, nubwo mwagira gute, ariko muri ababyeyi banjye. Rero ntabwo ndi nkamwe wenda mwabonye wenda umuntu atari n'amakosa yiwe, ariko ari umuntu w'umuryango, mugahita mwifuza ko mwamuca. Noneho papa baravuga ati nukuri ko Imana mwana wanjye mbabarira, njye basi ngusabye imbabazi, mbabarira nukuri pe, ariko ndashaka nyine aka kanya nyine udusobanurire umubano uri hagati yawe na Isabella, tumenye nuko umubano muhagaze, tumenye nuko tubitwara, byibura tunamenye n'amakuru ari hagati yawe na Isabella. Noneho aravuga ati rero aka kanya njyewe nta bintu byinshi biri hagati yanjye na Isabella. Ati ikintu gihari nuko njyewe murabizi ko pe nanamaje kubwira Isabella ko mukunda, kandi penda namukunda bya nyabyo. Ariko nyine yarampakaniye, nako nta n'ikintu aranambwira, kuko nyine we yumva ko we nashaka kuzaba nka bro wanjye, yumva ko nshaka kuzaba nyine umuntu uri aho ngaho, yumva ko nshaka kuzamwangiriza ubuzima. Noneho ako kanya John ahita yisaza, aravuga ati hasi ndabizi ubundi ntabwo yapfa kugukunda. Reka uriya mugore arankunda, ntabwo yapfa gukundana n'umugabo nkawe, ntabwo yapfa gukundana n'umuntu nkawe. Noneho
Emera ati yego nta kibazo aragukunda ngaho ishime nyine simukundana se aka kanya ntimuri kumwe se ntimuri kumwe ntagiye kukubyarira rwose murakundana ndi aragukunda nta kibazo ako kanya nyine John yahise ahaguruka n'umujinya aravuga ati ntuze kunjogera mu rugo rwanjye ntuze kunjogera hano aka gasuzuguro ntago nakavamo noneho Emera aravuga ati reka mbwize ukurero brother ndakubaha ariko irindi jambo wavuga nabi kuri cyangwa se wagerageza kuzanamo Isabella twabipfa n'ukuri twabipfa noneho John ahita ahaguruka ati ariko ntibibagirwe w'inte ushaka ku muntu ushaka uburenganzira aka kanya mu mategeko ura n'umugore wanjye nta n'ikindi kintu cyabisimbura nubwo bwose wibwira gutyo nubwo bwose ugira ute ati n'umugore wanjye nta n'ikindi kintu wabikoraho noneho Emera aramubwira ati ariko reka nkubaze aka kanya umugore wawe uza ahantu ari umwana wawe se uza ahantu ari ati reka nkubwize ukuri rero niba ati wakabaye umfata neza kuko n'aka kanya n'uwo mwana ushobora kuzarinda utamubonye ushobora kuzarinda uva ku isi utabonye n'umwana wawe aka kanya uwo mwana wawe witwa uwawe uri kwivuga gutya na gutya uwo mugore uri kwita uwawe aka kanya aba mu nzu yanjye aba mu nzu namwubakiye aba mu nzu namuguriye aba mu nzu nyine n'ibijyarya n'ibyo atunzwe nabyo byose ninjye ubikora ninjye ubigena ninjye ugena hajya ninjye ugena kumujyana kwa muganga ati n'uwo mwana rero birashoboka ko yazavuka akavuka atabaye wawe noneho mu gihe kimara kuvuga gutyo Emeye nako John yarahagurutse amufata mu mashati amufashe mu mashati noneho papa waravuga ati mwana wanjye have mama nawe arahaguruka aravuga ati have mureke kurwana mureke gushwana reka rero agace kaka k'uyu munsi tukarangiriza ahangaha ese intambara ye na John yo iraza kurangira gute biraza kugenda gute reka dukurikirane tuzumva kandi gace ko butaha murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.